bigitangiye twabonaga inyandiko mpimbano zirenze umubare ntashobora kuvuga zifite statistic ku munsi, ariko uyu munsi uragenda ubona zigabanuka umunsi ku munsi, bigaragare ko bazi ko nuhimba hari imiti bashyira ku mpapuro bakuraho nka paragraphe bakongera bakayandika bakayijyana inyandiko bakayishyiraho. Twakubitaga muri mashine ikamwereka ko hagaragara ya yindi yagiyeho nyuma cyangwa se itagaragara hakagaragaraho ya yindi ya mbere, ugasanga noneho bamaze kumenya hirya n'ibiki. Hari amafaranga y'amakorano menshi baragenda agabanuka, ntabwo bagipfa kuyakora muri amakarzi hirya no hino hose. Ni ukuvuga ko rero uretse no kuba dufite laboratoire ipima igatanga ikimenyetso, ariko hari n'uburyo bwo kulimita cyangwa se persuasive method yo kugira ngo abantu bo batinye icyaha, kuko hari laboratoire izabipima. Gufata ku ngufu abana ubu bazi kukozaho gusa bagahita bagufata, ubu uragenda bigabanuka tubireba. Hari n'igihe tuzageraho ngo ntibizabe ikibaho ibyo byaha. Ni ikintu gikomeye rero numva guverinoma y'u Rwanda ishyizemo imbaraga kandi cyatanze umusaruro ukomeye. Mwabonye imibare abarenga 100,000 babonye ibimenyetso byacu biturutse mu butabera. Ni ikintu gikomeye ku gihugu mu myaka 5 n'igice. Yes, mwabyumvishe rero ibijyanye n'iki kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera, umusaruro w'ibyo bagiye bakora, w'ibyo bagiye batanga, aho umuyobozi wacyo yagiye agaruka ku bijyanye n'ibyo bagiye bakora mu kunganira ubutabera bw'u Rwanda, aho ibimenyetso birenga 100,000 mu myaka igera hafi kuri 5 n'igice bimaze gutangwa mu butabera kugira ngo byifashishwe. Akaba ari ibimenyetso bipimwa hashingiwe ku wabisabye, cyane cyane ibijyanye n'inkiko ndetse n'izindi nzego zitandukanye, aho usanga bafata ibimenyetso runaka biba byagiye byegeranywa bitewe n'iperereza ryakozwe, noneho ikigo cya Rwanda Forensic Institute kikabipima, kikaza gukora raporo. Ya raporo ikaza gushyikirizwa umucamanza kugira ngo ayihuze n'ibindi bimenyetso afite, bityo habe yafata umwanzuro ku rubanza runaka. Rero uyu muyobozi mukuru wa Rwanda Forensic Institute ni Lieutenant Colonel Retired Dr. Charles Karangwa, akaba avuga ko uretse gutanga umusanzu wabo mu butabera, iki kigo cyanafashe mu bijyanye no kwirinda ibyaha. Avuga ati abantu batandukanye barabizi, abagiye bamara kumenya amakuru yuko dupima ibimenyetso tukabasha kuba twabitanga tukabigaragaza. Hari abantu bagiye batinya gukora ibyaha, akavuga ati ntago ngomba gukora ibingibi kubera yuko ndabizi ibimenyetso nibiza gufatwa bikajya gupimwa biraza kugaragara ko hari ngewe wakoze cyaha. Igihe atanga urugero rw'impapuro mpimbano, atanga urugero rwo gukora amafaranga, nabyo nibijyanye n'impapuro mpimbano, avuga ko ibyo byaha biri kugenda bigabanuka nyuma yuko abantu bagize amakuru yuko Rwanda Forensic Institute ihari kandi ipima ibimenyetso ibyo ari byo byose bikaba byabasha kuba byagaragaza aho ukekwa ahuriye n'ibyo bimenyetso, bityo umucamanza akaba yabifataho umwanzuro. Hari amakuru agenda agavugwa minsi yashize, ugasanga abantu barabiganira, umuntu akavuga ati runaka yakoze ibingibi angerekaho icyaha, nyamara atari njye wagikoze, ndagenda ndaburana birangira wenda mfunzwe. Abantu bagenda bavuga buryo nyine ko hari abantu baremera abandi ibyaha, urugero nk'ibyaha byo gufata ku ngufu. Umuntu akaba yavuga ati yanshinja icyaha cyo gufata ku ngufu umwana utaruzi imyaka y'ubukure kandi ndenga ntabyo nigeze nkora. Ubu ngubu ibyo ngibyo ntibikibaho, umwana aragenda bakamupima bakareba koko niba ashobora kuba hari ahuriye nawe ukekwa, uri gukekwa icyo cyaha. Basanga koko wabikoze, birumvikana ibimenyetso birabigaragaza. Waba ntaho wahuriye nawe, n'ubundi ibimenyetso birabigaragaza ko nta hantu wigeze uhurira n'icyo cyaha. Murabizi hari abajya bababere abandi bagafungwa bitewe nuko nyine umucamanza yafashe cya kimenyetso cyapimwe na Rwanda Forensic Institute akagihuza n'ibindi bimenyetso afite, bityo akaba yafata umwanzuro kuri icyo ngicyo. Nicyo rero cyagenda bakigarukwaho n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Hari abajya bajya ahantu bagakora ibyaha bitandukanye, yaba iby'ubujura, yaba n'ibindi bitandukanye, amakamera akabafata. Ibyo byose ikigo kirabipima bakabasha kureba koko niba uwo muntu uvugwa cyangwa se umuntu ukekwa hari ahahuriye n'ubugaragara muri ayo mashusho wari wagiye gukora ibyo bikorwa bitandukanye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero abantu babyumve ko ubu ngubu gukora icyaha ntaho wahungira.
ntaho wahungira. U Rwanda rwashoye imbaraga nyinshi, rwashoye amafaranga menshi kugira ngo rube igicumbi cy'ubutabera, ariyo mpamvu n'ikigo gihari kandi gifite ikoranabuhanga rigezweho ribasha gukurura no gupima ibyaha bigiye bitandukanye. Bimwe mu byo muri kigo bapima harimo ibinyabutabire, hakaba gupima imbunda zakoreshejwe mu gukora icyaha, gupima uturemangingo ndangasano, bakagaragaza niba wihakana umwana, bagapima twa turemangingo ndangasano bakareba koko niba waba uri se w'umwana. Hari ndetse na gahunda nshyashya ikigo cyitegura gutangiza ijyanye no gupima umwana utaravuka ku mezi runaka. Nibamara kuyitangiza ni ukuvuga ngo kwa kundi bavuga ngo umukobwa ngo ari kunshyiraho inda kandi atari njye wayimuteye, ubu ntabwo bazajya bategereza ko umwana avuka bitewe n'amezi runaka, bazajya bamupima bapime uturemangingo ndangasano barebe koko niba uri se w'umwana cyangwa se utari we koko uri kubeshyerwa. Urumva ko rero ibijyanye n'ubutabera byashyizwemo imbaraga nyinshi